igihe utanze urukundo uruhaye cyangwa abo uruhaye ntibarugusubize still uba nta gihombo ufite kuko uba ukoze icyo humanity cyangwa ikiremwa muntu kigombera. Reka twubike amacupa twegura inyandiko, kora accordingly, wumve ko wiyumvamo ko wowe wakoze ibisabwa. Uyu munsi reka ntangire gutya. Ariko nk'ubu nko mu bavandimwe bacu abaturanyi b'i Burundi, minisitiri yitwa Umushikiranganje, se twe tumwita gute? Ni minisitiri. Diplomate. Yitwa Diplomate Fasasi, umwe mu baraperi b'abahanga kandi bafite ubwenge bwinshi koko. Benshi muramukunda, benshi mwamutuje mu mitima yanyu kubera ibihangano bye. Ibihari birahagije, ihene irishiriza mu burebure bw'umugozi wayo, agahanga k'inkoko ni nawo umunwa wayo. I'm here. Ni umuraperi uzimiza cyane mu magambo aririmba ku buryo usanga hanze aha benshi bakubwira ko ibyo aririmba badahita bapfa kubisobanukirwa. Gusa Diplomate we iyo umubashije impamvu azimiza cyane agusubiza yiturije ati ni nk'uko utabaza igiti cy'avoka ngo kikitera imyembe. buri cyose kigira ibyacyo. So izo nizo mbuto zanjye. Ubuhanga bwe ntiburi mu myandikire no mu buryo arapa gusa, ahubwo no mu bitekerezo bye. Iyo muganira uburyo asobanura ibintu umva ko afite ubwenge bwinshi. Ubwoba bufite inkomoko mu bujiji, pourcentage nini cyane y'ubwoba iba ifite inkomoko mu bujiji. Diplomate yihariye agahigo ko kuba ari umwe mu bahanzi ba mbere babanjirije abandi gukora mu biganza by'umukuru w'igihugu, ibintu abandi bahanzi batari no gupfa kurota muri icyo gihe. Wahubwo izo nzozi yazikabije abandi bataranazirota. Biranashoboka ko ari we muraperi wabimburiye abandi gukora mu biganza by'umukuru w'igihugu, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nurunguruka kuri konte ya Instagram urasanga kuri profile ye hari ifoto ye aramukanya na Perezida Kagame, amukora mu kiganza amushimira. Hirya gato hari umufasha we, nawe ubona ko yishimiye uyu musore cyane. Diplomate nawe yabigarutseho mu ndirimbo ye yitwa Fasasi wa mbere, avuga kuri ukugura kwe n'umukuru w'igihugu ndetse asa n'ukomoza ku magambo baganiriye ati ninde wababwiye ko nta vice president uba mu Rwanda kandi mpari n'umusaza yaremeye uti wewe uvuga iburi nkande. Ariko se mu byukuri Diplomate ni muntu ki? Uretse ibyo nkubwiye n'iki kindi umuziho? Afite inkuru nyinshi zo kumubaraho kandi nta handi yizeweho kuzumvira uretse hano kuri Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushime, ngwaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Amazina yose ni Nuru Fasasi, ariko umuziki yamamaye nka Diplomate cyangwa se DPG. Yabonye izuba ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani mu 1987, avukira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Se yitwa Karera Aziz, naho nyina akitwa Kantengwa Janet. Yavukiye mu muryango w'Abayisilamu. Izina Fasasi nk'uko uryumva ntago risanzwe mu mazina akunze kwitwa Abanyarwanda. Bari mwise biturutse ku muzungu w'umugiriki wari inshuti magara y'ababyeyi be kandi yanakundaga Diplomate cyane. Ibyo rero byatumye mu izina rimwe mu yo muzungu niko kumwita Nuru Fasasi. Diplomate umwana wavutse yarakuze ahita atangira inzira yo kujijuka no gushaka ubumenyi bwo mu ishuri. Amashuri abanza yatangiriye muri Ecole Primaire de Kicukiro, ayarangiriza muri Camp Kigali hari mu mwaka w'2000. Amashuri yisumbuye yayize muri Kigali International Academy, yaje guhinduka Kagarama Secondary School. Yize Sciences Men, ubumenyamuntu. Neza mu mwaka w'8 nibwo yasoje amashuri yisumbuye. Uyu mugabo ni intiti koko byumve kuko yarize kaminuza yayize muri Mount Kenya University, aho yaminuje muri Social Science. Yarangije amasomo ye mu mwaka wa 2018. Reka noneho twinjire muri kariyeri ya Diplomate nk'umunyamuziki, turebe uburyo yaje kuba umuhanzi, umuraperi wabice bigacika kuva mu myaka irenga 15 ishize. Ubundi Diplomate ntago yigeze agambirira kuzaba umuhanzi, we yumvaga azakora ibindi wenda binajyanye n'ibyo yari yarize. Umuziki kujyamo
bisa n'ibyamutunguye ndetse yawugiyemo atari ibintu yitayeho cyane abishyiremo imbaraga ze zose. Muri uko kubijyamo adahatiriza byahise binakunda, ntabwo yatinze mu bihe bye byo kuba underground. Gusa n'ubundi byanze bikunze icyo uzaba hari ukuntu kiba cyarahereye kera kikubungamo. Na Diplomate niko byagenze, kuko yiga mu mashuri yisumbuye yajyaga rapa ariko akumva ari ibintu bisanzwe nyine biraho bitanamufashaho rwose. Asoje segonderi rero yisanze mu gikundi cy'abasani batandukanye, cyane cyane umuraperi Paxson baniganye ndetse na producer Click wari inshuti ye. Ibi byatumye umwuka wo kujya muri studio agakora indirimbo umuzamukamo, ariko nabwo nta bushake budasanzwe yari abifitemo. Ku rundi ruhande ariko hari indi mbogamizi yari ihari yo kubangamira ubuhanzi bwe, kuko yakomokaga mu muryango w'abayisilamu. Ntabwo yumvaga ko iwabo bakakira ko yabaye umuhanzi, kuko icyo gihe ababyeyi benshi bari bagifite impungenge ku bana binjiraga mu muziki, ahanini batekereza ko bahita babibirara. Dusubiye mu ishuri gato, Diplomate yize ari umuhanga cyane, akunda kwiga no gusoma ibitabo. Ibi byatumye yitwararika cyane kwiga, yirinda kugira ibindi abibangikanya nabyo ngo hato bitavangira amasomo ye. Yararindiriye asoza kwiga abona kwinjira mu muziki. Mu mwaka wa 2009 nibwo noneho yinjiye mu muziki neza, atangira korana n'itsinda ryitwaga Red G. Bakaba barakoranye indirimbo ebyiri zirimo yitwa Business. Indirimbo ye ya mbere yakoze ku giti cye yitwa Umucakara w'ibihe, yayikoranye n'umusangirangendo we witwa Young Junior. Uyu muramwibuka n'umwe waririmbaga nka Akon. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, iramamara, iracurangwa hose ku maradiyo, ishyira Diplomate ku ikarita y'abahanzi nyarwanda by'umwihariko muri hip hop. Amajwi yayo yakozwe na producer Click, naho The Ben abafasha gutegura chorus. Kuva kuri iyo ndirimbo benshi bakunze Diplomate kuko bari bumvisha umuraperi udasanzwe urapa mu buryo butandukanye nubwo bari bamenyereye mu ijwi rituje bitari yanjyana y'umujinya nk'uko abenshi bita hip hop. Umuraperi ukoresha amagambo y'ubwenge kandi akavangamo amateka menshi. Yihuse cyane yahise asohora indirimbo ya kabiri yise Umushonji wa Gwisari, yakoranye na Bulldog. Yakurikiza yitwa Inzu y'ibitabo, yakoranye na The Ben, yakunzwe cyane bikomeye. Yakomeje gukora n'izindi ndirimbo nziza cyane zashimangiye ubuhanga n'impano bye zimugira umusitari. Yakoze yitwa Diplomacy, Umunsi ukeye yakoranye na Click, Ibikundanye birajyana yakoranye na none na Bulldog, Ikaramu yakoranye na Faisal usigaye witwa Code, Akotsi k'abatabazi ari kumwe na Mani Martin, Imizingo yatakaye, yitwa Inzira ndende, Birahambaye na Kure y'imbibi nayo yakoranye na Young Junior, nayo igakundwa cyane n'izindi nyinshi. Nyuma yo gukora amahiti menshi, Diplomate yaje gusa n'ufata pause, amara imyaka 2 atari mu muziki. Nyuma yaho yaje kugaruka ko yitwa Kirazira, ntiyatwika cyane, akora yitwa Fasasi wa mbere afatanije na G Bruce, irafatisha ndetse irakundwa cyane. Arongera asa n'ubura gato, none hagarutse akora yitwa Indeba kure, ari kumwe n'umukobwa witwa Favor wamuririmbiye muri Colors. N'indirimbo yakunzwe cyane bishoboka, irakinwa hose ku maradiyo, ariko noneho kuri inshuro Diplomate yakoze ikintu kidasanzwe atari yarigeze akora na rimwe kuva yatangira umuziki. Yakoze video. Iyi ndirimbo yitwa Indeba kure, bimwe mu byanihaye imbaraga zo kwamamara cyane nuko yari ifite amashusho video, none ikayica no ku mateleviziyo. Kuvuga noneho yatangiye kujya nyuzamo agakora indirimbo zifite amashusho. Nyuma y'Indeba kure yasohoye n'izindi nyinshi zirimo Kebuka ngufotore yakoranye na Gisa cy'Inganzo, yitwa Mu mfuruka, Amform ari kumwe na Aime Broston, Ideology ari kumwe na Manzi n'izindi nyinshi. Hongeye gucamo iminsi adakora, agarukana yitwa Umwe bavuze yakoranye n'Igitangaza, Icyamamare Bruce Melody. Indirimbo yanakunzwe cyane. Ahita akora iyindi yitwa Karibu Sana yakoranye na The Ben, nayo iba hit, irakundwa cyane kuko yari inafite amashusho. Akurikiza yitwa Karinga, nayo ikaba ifite amashusho, akaba ariyo ya nyuma ye ku giti cye aheruka gushyira hanze. Uretse ko mu mezi 7 ashize aherutse gufasha umuhanzi mushya witwa Esro NY, bakorana indirimbo yitwa Ku mpera z'umukororombya. Indirimbo ze za mbere zigera kuri 21 yazibumbiye kuri album ye ya mbere yise Fasasi wa mbere. Indirimbo nziza cyane wumva ukongera ugasubizamo kumva, indirimbo zirimo ubwenge bwinshi buvanze n'impanuro. Ugukundwa kwa Diplomate ahanini gushingiye ku magambo y'ubwenge aririmba, akunda kugaruka ku mateka, politike
impanuro n'ubundi buzima busanzwe bwa buri munsi ndetse n'urukundo, ariko rwo ni gake aruririmba. Akunze kuririmba zimiza cyangwa se akoresha imigani ndetse n'ingero z'ibyabaye mu mateka, kandi akabikora mu buryo burimo ubusizi bwinshi cyane. Bidatinze akinjira mu muziki yahise atangira gusoma ku mbuto z'impano ye. Mu mwaka wa 2009, nyuma y'igihe gito rwose yari amaze mu muziki, yahise atsindira igihembo cya Salax Award nk'umuraperi mwiza w'umwaka, ndetse abenshi bamwumvaga bakiga ko ari umuraperi wa kera ukuze mu myaka, nyamara ntibamenye ko ahubwo yari akiri umwana muto ukirangiza yisumbuye. Impamvu bamwitiranyaga n'umusaza cyangwa se umuntu ukuze ni amagambo akakaye yakoreshaga ari mu bwenge bwinshi no kuzimiza cyane, bikanahurwa n'uko nta naho bamubonaga kuko we atajya akora video. Mu mwaka wa 2011, Diplomate yakoze amateka akomeye yo gukora mu biganza bya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Icyo gihe byari ikintu gihambaye cyane kuko abahanzi benshi zari inzozi barotaga ariko ntibari bakabigezeho. By'umwihariko nk'umuraperi cyari ikintu kirenze cyane. Birashoboka ko ari nawe muraperi wa mbere wakoze mu kiganza cy'umukuru w'igihugu, ibintu buri muhanzi wese aba yifuza kugeza n'ubu. Ibintu buri muhanzi wese aba yifuza kuko n'ubu abamaze gukora muri iki kiganza ntibaraba benshi. Muri uwo mwaka kandi amata yakomeje kubyara amavuta kuko uyu muraperi aribwo yibarutse imfura ye, umwana mwiza cyane w'umukobwa witwa Mwiza Takwa Fasasi. Yavutse ku itariki ya 8 z'ukwa kabiri muri 2011. Akenshi abantu bagiye batekereza ko Diplomate yaba ari umunyapolitike bitewe n'uko akunda kuyiririmba ndetse banashingiye ku izina rye Diplomate. Aba Diplomate aba ari abanyapolitike baba bahagarariye inyungu z'ibihugu byabo mu bindi bihugu by'amahanga. Diplomate rero uyu w'umuhanzi benshi bakunze gushyirwa mu rushije n'iri zina rye, bagakeka ko nawe yaba hari ahurira na politike, ariko we avuga ko atari umunyapolitike ndetse ko nta n'inyota na nkeya bigirira. Mu bindi wamenya kuri Diplomate ni uko yakoranye n'umukire Kenzi imfura y'iwacu mu mushinga wo kuzamura impano zitandukanye zirimo n'ubuhanzi, umushinga witwaga Stand and Shine, aho bazengurukaga mu gihugu cyose bashakisha impano, aho Diplomate yabaga ari mu kanama nkemurampaka kabaga kagizwe nawe ndetse na Kenzi ubwe. Mu buzima bwe busanzwe nabikubwiye ko afite umwana w'umukobwa, ndetse ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2023 yamuherekeje mu birori byo gusoza amashuri abanza. Icyo gihe Diplomate yanahawe ijambo nk'umubyeyi, akagira icyo abwira abandi babyeyi bagenzi be bari bateraniye aho. Uyu mwana ubu yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Mu yandi makuru nakuruye nuko afite mushiki we witwa Shyaka Jasmine. Niwandika iryo zina muri Instagram urahita umubona. Ariko ibyuko Diplomate yafite umugore babana byo nta makuru ahagije nabibonyeho, hagize uwaba yafite yayadusangiza muri comment. Ngayo nguko ngibyo ibya Diplomate, umwe mu baraperi b'abahanga b'ibihe byose mu Rwanda. Ni nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar. Dushime. Naho utaha Imana ibarinde.